ibingibi ndabivuga mpagaze nshize amanga ibingibi naho napfa nabivuga nizeye Imana yo mwijuru bantu musenga kuri TikTok basengere Hakimu Pastor Hakimu Imana imukure mu maboko y'umwijima ko nabonye yiyahuye rero nge ndimo ndamutabariza bantu dusenga Pastor Hakimu uyu mwaka ugiye kumubera umwaka w'umuharavumba mushaririye kandi abadayimoni ubuzima bwe bafite ubuzima bwe hari imbaraga za satani yagiranye nayo amasezerano twe turimo turatabaza tubwira ijuru n'abandi bose basenga birashoboka ko abantu barankubitiye imijugujugu hari abantu benshi asa nkaho nawe yatambye ibi ndabivuga mbihagazeho neza cyane kandi nyobeye n'umwuka w'Imana we yatambye umuntu wese yasengeye umuntu wese arambura ikiganza umuntu wese asengera ari mu biganza by'umwijima ukamusengera niko kumushyira mu ruzitiro rw'abantu yigaruriye satani ashobora gukoresha rero ndimo ndatabaza mvuga ngo bantu dusenga dusengere abantu Hakimu yarambuye ikiganza bose akabasengera kuko umuntu wese asengeye ntabwo ahita agira amahoro aho kugira ngo agire amahoro ahubwo agira ate agira ibyago Pastor Hakimu nta nyenyeri afite yarazimye byararangiye ari kuyoborwa n'imbaraga z'abadayimoni ibi ndabivuze mwagira gute njya nkunda kuvuga ngo uyu mwaka utararangira ntabwo bizagira mu kwezi kwa 9 Imana itaragaragaza ikintu cyo kuri Imana yavugiye ahangaha ndababwiza ukuri kuyampamagaye igiye kumukubita inkoni idasanzwe ntabwo intama ishobora gupfa gutyo gusa kandi yarigeze gukorera Imana iyo bavuze ngo kwigera gukorera Imana nuko warigeze ujya mu murongo muzima kuko we mu kuvuga ntabwo asohora umwuka wa mwuka abantu bo bagira ahubwo n'umwuka mubi usohoka unyanyagira hirya Imana yagiye inzengurutsa mu macano atandukanye manaje kumbwira ngo mbwire uyu mugabo bita Prezire murambabarira bantu b'Imana muze kunyumva neza ngo uko iriya zaburiye iriya cano ye imeze nkaho umwubatsi ashobora kubaka amazu ariko agakodeshamo abapfumu agakodeshamo imyuka mibi agakodeshamo n'abantu bazima basenga biza kugereranwa nuko manaje kuma ikigeranyo nkuko we afata yakiriye abapfumu ndetse yakira n'abantu b'Imana kandi iriya urusengero rwe karagatutike Imana yamuhaye nuko arako kwakira abantu b'Imana atarako kwakira abantu bakoresha imyuka mibi nabo ndimo kuvuga ngo nawe nuko umusengera kuko amaso ye arahumye mbere yararebaga ariko basigaye yahumye asigaye barwa n'isa kuyoborwa n'umwuka w'Imana niyo mpamvu yakira abapfuma atabizi ubu ngubu hari abantu bahamagaye abantu bagiye kubwiriza kuri zaburi nshya bafite imyuka mibi wamuhamagara imyuka mibi kagukubita imyuka mibi karara nabi aho kugira ngo ugire ihumure kuko wavuganye n'umuntu w'Imana aho ukarota uri murimbi ukarota uri mu myuka mibi ukarota uri ahantu habi ntabwo tuje kwangisha abantu iriya cano ya Brazil zaburi nshya ntabwo tuje kwibangisha ahubwo turi kuvuga ngo tumusengere Imtegacika kakomeye kuditama hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa David nje mugiye kubana muri kigano nkana kiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuhanuzi umuntu w'Imana umukozi w'Imana umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu we mutima rwacu umunsi tugiye kugana muri iki kiganiro ariko nanone niwe muntu ugiye kutubwira ibintu byururutse imitima yacu ibintu byihumure n'umuhanuzi Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi n'umuntu gusengera indwara zigakira inyatsi zikagenda abantu bafite ibibazo bumva ko ubuzima bwarangiye n'umuntu uri kubasengera akabatakambira ku Mana Imana ikabasubiza n'umuntu uri guhanura ibintu bigasohora vuba rwose n'umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi n'umuntu Imana yahamagaye mu gihe nk'iki kigoranye abantu twabuze ikize ko nta mukozi w'Imana ucyare ariko reka mbabwire haracyari abakozi b'Imana umwe muri abo ngabo bakozi b'Imana b'Imana iri gucishamo ibintu bikomeye umuntu ufite ifuhe ry'umurimo nicanye nawe hano kuri Gonarike Plus byababaje udakurikiye kino kiganiro cyose ngo gisoze kuko n'umuntu w'Imana tugiye kuganira nawe hanyuma n'abatinde cyane reka nakire Rungano Innocent umeze ute ndakwakira hano kuri Gonarike Plus murakoze kunyakira niba se mu rugo buriya ni mu rugo ariko kubera ko uhurura umushitsi kandi by'Imana tutabimenyera tuba tugomba kugufata nk'umushitsi urakoze cyane by'Imana nge sijya bimenyera umuntu nakiri uyu munsi
mpora mufata nk'umushitsi. yego Yego nubwo abari mu rugo abantu baba badukurikiye hano ariko nye ngomba kumufata nk'umushitsi. Hanyuma no mu rugo umuntu ageze yarakomanga. hanyuma Innocent dusengere. Hari abantu bari kurekerama ngo usenga ururimi watumva neza. reka tugusabe dusengere. yego Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana y'imbaraga, Imana ifite ubutware bwinshi, Imana ikora, Imana ya hafi, Imana ya kure, Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, Imana itarobanura, Imana ikunda abize n'abatarize, Imana itarobanura ku butoni, Imana iz'abagufi n'abarebare, Imana iz'abazungu n'abirabura, Imana idukunda twese, Imana itwitaho uko bukeye n'uko bwije. Yo tela pela sivela tala kota siya binimanda la lanto ble chantre de mando sivea imla hai ndonde la bosha in la silem na hai tala doshiamo mela velanto siya bini amdahando siedrare. Amen. Hanyuma nongeye kugwikazi na karawano kuri Gonareke Plus, ariko none nanagusaba nkabanza ngatanga itangazo rimwe cyangwa 2 cyangwa 3 ntago ari burenga amatangazo 3. Yego. Hanyuma ku bantu badukurikirana kuri Gonareke Plus nkuko musanzwe mubimenyereye cyane, iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, turamubwiye akaza kudusigira nimero yiwe ku muntu tuba twaganira hano kuri Gonareke Plus. Abantu bose nganeza hano kuri Gonareke Plus, iyo dusoje ikiganiro turamubwiye akadusigira nimero yiwe mu kiganiro kiri gusoza. Turabimubwira akatubwira nimero yiwe. Hanyuma rero bisaba ko mwakurikira ikiganiro cyose ku bantu babifuza gusengana n'umukozi w'Imana tuba twatumiye hano kuri Gonareke Plus, nuko mwajya mukurikira ibiganiro byose mukabisoza cyane ko harimo amagambo yubaka, habarimo ubuhanuzi, habarimo ijambo ry'Imana, habarimo amagambo asubizamo umuntu ibyiringiro. Niba wumva wihebye, icyo usabwa ni kimwe no gukurikira kino kiganiro. Kandi nizera ko iyo umuntu agikurikiye, nshingiye ku bantu bagiye batwandikira, bagiye baduhamagara bakatubwira ati ikiganiro baragikurikiye babona ineza y'Imana, babona kubohorwa. Ari no watubwiye ko jya kuri iki kiganiro arakira. Niteguye kuzaza kumuganiriza hano vuba. Ikindi niba ugenda ukunda ibiganiro byacu tugenda tugezaho umunsi ku munsi, nuko wakora subscribe ukanasharinga inshuti zawe ukunda wifuriza ko yakumva amagambo meza y'iki gihe, amagambo y'ibyiringiro, usharinga inshuti yawe. Bivuze ngo n'umuntu bashanze kino kiganiro, umuntu w'ikiguhaye aba ari inshuti yawe kandi igukunda ikwifuriza ibyiza. Bivuze ngo uwo muntu unagomba kumushimira. Hanyuma ikindi ku bantu badusaba rungano umunsi ku munsi ntago yaboneka, umunsi ku munsi ntiyaboneka, ariko uyu munsi ho dushima Imana yamuduhaye nandi mahirwe n'undi mugisha ko twamubonye. Ariko ku bantu babifuza kumwumva umunsi ku munsi ijambo ry'Imana, kumva amagambo meza, kwakira ubuhanuzi bwabo, bagasengerwa bakinjira mu bisubizo byabo, bagasengerwa bakaka amasezerano yabo, inyatsi zibariho zose zikagenda, uburwayi barwaye bagakira, mwamukurikira ku ijwi ry'amahoro, mukagenda naho mukakora subscribe. Bivuze ngo ubaye uko kwakoze subscribe kuri Gonareke Plus, ukajya no ku ijwi ry'amahoro naho ugakora subscribe, numva nta kibazo kirimo kandi hose no kubaka umurimo w'Imana. Innocent ku ijwi ry'amahoro turabasuhuje. Abikirije mu izina rya Yesu. Yego, hanyuma tugiye kugana ku bintu bigiye bikomeye. Innocent mumeze muti? Bo tumeze neza, turashima Imana. Imana ikomeje gukora iby'imbaraga, kandi dukomeje kwishima, ikomeje kurinda imibiri n'ubugingo bwacu. Yego, turashima pe cyane. Ku ijwi ry'amahoro abantu bari kuza bagakira, bari kubona imbaraga z'Imana, Imana iri kubakoresha iby'ubutwari, kandi ni ukuri impuguro, ijambo ry'Imana, isanamitima, byose birahari. Abantu bari kuvuga ngo Imana iguha umugisha. Bakugusabira umugisha. Hanyuma ku bantu badukurikiye mwibuke ko turi gushaka ibikoresho by'ijwi ry'amahoro kugira ngo nawe ajye atambutsa ibintu bifite quality, ijwi ryiza, ishusho ryiza, n'ibindi byose twabona byakuba ku murimo w'Imana, ariko umurimo w'Imana ukagira ute ugatera imbere. Iri tangazo abantu muba mugomba kuryumva neza. Harimo bimwe byabonetse ariko hari ibitari byaboneka. Hanyuma Innocent karame, uravuze ngo abantu bakugusabira umugisha. Gira icyo ubwira abantu ku mugisha. Njye namaze gusobanukirwa ko umugisha umuntu atawusengera ahubwo awukorera. Yego, umugisha ntago abantu bawusengera, barawukorera. Umugisha ntago bawusengera, barawukorera. Aburahamu amaze gucumbikira abashyitsi bari baje barabamarayika, yarabatekeye arabagaburira. Yego, baranje baravuga ngo tugusabiye ibi ngibi ikindi gihe nk'iki ngiki uzaba umeze gutya,
uzaba umaze kuba uhetse, abibwira Sara. Sara nyine ntabwo yabyumvaga neza, ariko amaze kubagaburira bamaze kurya no guhaga, aravuga ngo mbasabiye umugisha. Basaba umugisha urabakurikirana. Rero umugisha ntabwo bawiyiririza, bajya ntabwo nta nubwo umugisha bawuzamukira imisozi ngo bawusengere, ahubwo umugisha buryo ukorera. Ushobora kwambika abakene, ukagaburira imfubyi, ukagaburira abapfakazi, ugaha umuntu akazi, maze imigisha y'Imana ikakuzaho kandi yikubye. Niyo mpamvu bano twita ngo bataramenya Kristo, sometimes bagaburira abantu ndetse bakambika abantu, bakabona imigisha y'ibyo bagize gute bakoreye. Niyo mpamvu ushobora gusanga wenda nk'abazungu bakavuga ngo iyi myenda yose ntabwo turi buyigurishe, muyijyane hariya. Abantu badashobora kwigurira imyambaro bambare. Iza laptop ziri garanted, zararangiye, ziri expired, ntabwo tukizikeneye. Hanyuma muzabagize gute abazikeneye, sibyo? Ariko hari abandi bantu wenda bashaka kuvuga ngo ibi biryo turabona bitameze neza reka tubimene. Kirengagiza ko hari abantu bagize gute babikeneye. Ndabona ibi bintu by'imiceri, umuceri umeze gutyo ntawe nkeneye, murebe ko mugira mu mene hanze n'urugero. Icyo gihe rero ntabwo imigisha ishobora kuza. Ariko imigisha y'Imana, nimba wambitse amakene, nimba wasapotinze abantu wabafashije, iyo ni imigisha yose. Impamvu bansabiye umugisha nuko nshobora kwemera nkavuga ngo ndicaye mfashe telefone, ndakoresha ikiganiro, abantu bakabohoka, bakavuga ngo nose Imana iguha umugisha. N'ubwitange mba nagize bukomeye cyane ko kugira ngo nibura iby'Imana yashimye ko ntambutsa bize gutambuka, bigira ku bwoko bwayo, bigira ku bwoko bw'Imana, n'abantu bagira icyo kandi n'abantu reka tuvuge n'aka kantu, abantu ntimugakunde gutanga ibyo mwasaguye. Ntimugakunde gutanga ibyo mwasaguye. Mujye mutanga n'ibyo mugifitiye agaciro, mukibona mwubashye, kugira ngo Imana ibahe umugisha. Buriya utanze ibyo wasaguye kenshi, agavuga ati n'ubundi se wari kubishyira he? Ubundi umuntu atanga icyo akunda. Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Ukunda David, ukunda umuturanyi wawe ukamukunda, ukunda iki, ukunda muhereza icyo ukunda. Kuvuga ati byiza ko nanjye nari ngikeneye, ariko kuko mfite ikindi reka ikinyimuhereza. Ni byiza ko ibi ngibi wenda nanjye nta mbaraga nyinshi mfite, ariko mfite ubundi buryo nabonamo ibindi, reka ibi ngibi ngire gute mbikore. Uzi ko no mu rusengero twagiraga gutya, baba bari kwitanga umurimo w'Imana, kugura ibyuma no kugura iki, ukavuga ngo iyi telefone yanjye ndayikunda, ariko hari aho ikenewe kurusha umurimo w'Imana, reka mbikore. Njye nigeze nitanga ku rusengero 120. ariyo ufite imbere n'inyuma? Ariyo mfite pe. Wenda hari n'umuntu ushaka kuba dukurikira si 120. Birashoboka. Oya nyine 120 ni igitangaza ku muntu yatanze, my friend. Ni igitangaza. Wowe ushaka gutanga kamiliyoni ukavuga ati asaka miliyoni ko yatanga, ni big deal, ariko ku muntu yatanze n'igi harimo 20 n'abantu barandebye baravuga se icyo gihe, bavuga se koko birashoboka ko 20 abandi bahita hari n'abantu bari bandusha ubushobozi pe, abantu badukurikirane babirebe, bandusha n'ubushobozi, baravuga ati 20 koko arayatanze, bakora ku mutima. Haraho nagiye gusangira maze mushumba aravuga ko bari gukoresha ibiterane, pa mushumba benshi baba bahari nyine kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Mushumba baravuze ati dore inosa kazakorana ubusheferi, nta mafaranga rwose menshi, ayisitara kazukora ni ibiraka n'urugero, ni ibiraka abarimo, ni ibiraka, none atanze 20 kandi akazi kamanitse mfite ngo parimafu ngo mfite ngo ndishinduza ku kwezi. Oya ntako pe, ni ibiraka gutya. David yabaye ifite imodoka akabwira ati Innocent njyana Gisenyi ngagotera 10. Fatana nivuga ibintu byinshi. Ariko sinzi impamvu bibananiza muri iyi minsi twigenda na akajambo kavuga ngo turebe twiga ariko tunagira ute kore, turebe twumva ariko tuniki. N'utugambo dutatworoheje, kureba ukumva ariko ukagira ute ukiga, kuko bya bibabaje gukurikira ikiganiro mu munota twahereyeho kugeza kuri uyu ngo nta n'ijambo ryawe urakuramo. Bya bibabaje. Hari waje andika avuga ati Imana ntago izabora ifiriti wariye, inkoko nziza wariye, ngiba ari micero waparitse mu nzu, ngiba ari imodoka nziza wagiyemo, ahubwo izareba igiceri cy'ijana
cyane wahaye wa muntu wari ugikeneye mu gihe gikenewe. bura David ntago Imana ijya ivuga ngo kuko wambitse umwana wawe ishati nziza, ipantaro nziza, ikoti ryiza ngaho ndabireba ngo nguhaye umugisha. Oya reka ibyo ni inshingano ugomba kubikora, ariko kuko wakoze inshingano ari byo dukora inshingano. Uzi ko ugasanga umuntu ntacyo mupfana, nta nicyo nta naho muhuriye, ariko muri Kristo Yesu mukaba muri umwe cyane. Akavuga ngo ndakwishurira ishure, akavuga ngo ndakugurira mituweli. Imana ijya ivuga ngo kuko wambitse abakene, gatangira umuntu mituweli utari wishoboye, kwishyurira umuntu ishuri umwana yari agiye kurivamo ukamwishyurira, ngo haye umugisha. Uwo mugisha gukurikirana nabo uzabyara nabo uzagira gute bakabona umugisha. Buri muntu wagize sheya yo kugira ngo kamere yawe iboneke, turaza tukabwiriza nukabyemera, abantu benshi bakabohoka. Ariko hari sheya, hari umugisha umugeraho, kuko icyatumye kamere iboneka yabigizemo uruhare. Ijambo ry'Imana David turabwiriza hano, ariko hari umugisha ugomba kubona byanga byemera, ndetse mwinshi cyane. Kubera iki? Wafashe umwanya wo guhereza ijambo ry'Imana ndetse no gutambutsa iby'Imana ishaka. Rero mbere yuko Imana impereza umugisha, igikorwa cyiza wakoze cyo kunyicaza hano ngaho kugira ngo twicare hano, Imana ikemera ko nicara aha ngaha, nkavuga ati Imana iranyohereje hano, David wagombye kuba gukora ibindi, akavuga ati kuko ari Imana yabyemeye, reka twicare dukora ikiganiro, umugisha ugasarura. Kandi bigisha by'Imana uzasarura ni byinshi nakangara, bigisha myinshi kangara. Imana iguha umugisha, niyo mpamvu rero umugisha ago musengera barawukorera. Umugisha barawukorera iki kintu abantu baze kucyumva neza, nta mugisha basengera barawukorera. Yego. Hanyuma Innocent, reka twihute cyane kuko dufite ibintu byinshi turibuze kuganiraho. Umurimo w'Imana yagutumye, anjye sinagira nta urebye abantu bakugana ngo basengera, abantu bafite ibibazo. Innocent, abantu dufite ibibazo ku rwego utatekereza, cyangwa se ku muntu umeze neza. Ariko oya, reka mvuge gutya, buri muntu wese ngafite agahondesho kari umuntu wabimbwiye. Abantu dufite ibibazo ku rwego ruri hejuru. Yego. Abantu barababaye, ariko bantu mukizeye Kristo ni muhumure, dufite umurengezi. Umurimbyi yavuze ngo Yesu ni byose kumufite, urushe wese niwagana, izina bamuhaye ni nziza, Yesu niwe karuhura. Yesu niwe ushobora kuruhura imitima ibabaye, imitima yashengutse, imitima ifite agahinda, imitima yihebye, imitima umuntu wese wabuze icyerekezo. Kuri Yesu biremera kandi birashoboka. Kandi kusawe n'ikintu nabwira abantu, ibintu byose bitugeraho nuko Imana iba yemeye ko biza kutugeraho n'ukuri kw'Imana. Mureke mabwire iki kintu mucyumve neza, niba uri gucamo mu bihe bitakoroheye, ibintu byose biri kukigeraho, menya ko Imana yabyemeye. Yarebye ubona David ngiye sinabishobora, nanjye mfite ibigeragezo byanjye. Yego. Umusaraba wawe, umusaraba nanjye ndawufite uwanjye, ntabwo bawumpaye nawe ushobora, nanjye wanjye ntabwo wawushobora. Niyo mpamvu Kristo tugomba gusenga Imana ikadufasha, ikatwambika imbaraga zo kugira ngo tuneshe. Gusa nubwo bimeze gutyo, Imana iri kutwigisha kwemera ko tubicamo. Ibizina ahantu bigomba kurangirira. Aho hantu niho abantu benshi bahishwe. Bizarangira ryari? Abantu bamanza bibaza kino kintu, kubera iki Imana itatwicira mu bigeragezo? Aha, nuko nyine biri kurema ibintu bikomeye ejo tuzabona. Oya, twebwe nyine kweka Imana itatwicira mu bigeragezo, ko tubona ko ari ibigeragezo, Imana yajya kubireba igasanga nta gasabune turi kwisiga. None David, urugero rworoshye, twe duhinga ibirayi n'aha ngaha, hano Musanze mu majyaruguru. Mu majyaruguru kugira ni mu majyaruguru, kugira ikirari cyere neza, by'umwihariko ifashe uriya mwanda wo muri tuwarete, urumva urawufumbiza, uratuma abantu benshi bava ku birayi. Uriya mwanda wo muri tuwarete urawufata ukawushyira mu birayi bikiri hasi ukabiteza, wamara guteza uriya mwanda wo muri tuwarete ugafata irindi fumbire. Si ibintu binuka, si ibintu bibi cyane, ariko iyo ikirayi kivuyemo barakirwanira kukirya, ariko no kugita kizi ko cyavuye. Ni ukuvuga ngo David, ikintu cyose cyiza kiba cyayinjiza mu bintu bigize gute bikomeye. Niyo mpamvu kugira ngo ikigori cyere neza ugifumbize ifumbire, imborera,
ariko kigakura kikazamuka kimeze neza kandi kugira ngo cere neza kimeze neza iyo igiteye ari kimwe kibanza kubora hanyuma kikongera kikamera mu buryo bukomeye uyu ni umuntu w'Imana hari ibintu byinshi biza bikatwataka ibintu by'ibigeragezo amagambo abantu bikabavanga pe hari byinshi bikavanga ariko Imana iri kuremamo ikintu kiri special ugasanga umukobwa amaze imyaka 30 40 40 atarashaka ariko yashaka akavuga Imana kuki ibi byose wemeye ko mbicamo Imana ikamurata mwana wanje nigucyo nabishaka abarokore nibo nkona kuntu bizera buri abarokore turi abantu beza abarokore turi abantu beza abarokore tugira kwizera Mana umuntu w'umurokore wese ahantu ari wizera ubuhanuzi wizera Imana ndagusuhuje Imana y'amahoro ikomeze kurinde hari ukuntu usanga mugenzi wawe yasubije akavuga ati wosubizwa kuko ibya byaje mu gakamyo gatoye ati ngiye ibyanye nubwo ntarasubizwa bije mu kikabyo kinini kontineri n'amakontineri aracyari inyuma rero niwishimire kuba agakamyo kawe gatoya kaje kuko inyuma yawe hariyo kontineri zanjye nese delivery wenda urugero imodoka yari nyinshi Kigali imodoka yikoreye ibintu byinshi kubera mbutiyaje nyinshi nta gishobora kugenda ariko utumoto turadepasa ugakatakata ari umuntu rero abona imoto yaraje izanye ibye ari akamoto akavuga ngo yewana ngo mwe muje murasenga mwe ntago muzi gusenga neza yego umuntu amaze imyaka nk'ibiri ari gusengera ikintu runaka si uyu muntu ntago ari ibyaha byera kandi atari ibyaha bye atari ibyaha nuko ari igikontineri kiri inyuma kiri kumuri mbutiyaje byinshi arakantu uvuze ku bantu badukurikiye ngo mwe ntago muzi gusenga neza ariko murasenga ntimwizere nyaboneka warizeye usengana neza nuboneka abandi bari gusubizwa kuko ibyawe amakontineri aracyari inyuma aje ako kanya bashobora kuba banakwica abantu akimana kugira ngo ikurinde irinde nayo makontineri yawe ahubwo igomba kugusiga aho ngaho ukabura aho ngaho ngo mwe nimuzi kwizera ngo ngiye ngo ndizera ngo musenga aya inshuti yanjye ntibaguca intege ngo usenga nabi nta gusenga nabi reka mbikubwire oya nta gusenga nabi n'ubuzima butameze neza ntabwo ari igisobanuro cyo uri kure y'Imana oya ase nk'ubwo umyaka muri ako kazi ntibakwirukane ejo hakavuka ikibazo ugafungwa none se nyine Hakimana ivuze ati muhungu umwana wanjye ndacyagukunze ugira ngo ujye kumara imyaka 30 muri gereza jya kumara imyaka 20 mu rugo iwawe nta kazi wite ku bana nzakugaburira yego ariko ugasanga nyine weho utabizi ushobora guhita uvuga ngo mana we ngo ndapfuye birarangiye ubuzima buragaza reka turebe bano badukurikiranye wize papa wadahembwa ku kwezi na mama wadahembwa ku kwezi ariko uriga amashuri yarangiye ikindi ubu ngubu inzura yishyura ntabwo uzi ngo ku kwezi hari sheke baragusinyira ku kwezi ariko inzura yishyura urarya urambara nta mafaranga yo ku kwezi n'Imana igenda ikublessinga kuntu sasa Imana y'imbaraga manu y'Imana uburyo bw'Imana igikora mirimo yewe nibabanze bafata kino kintu bagiha uburemere ari kumara imyaka 30 muri gereza no kumara imyaka 20 wawe mu rugo Imana iri kugutunga ukita ku bana bawe ikiza ni ikihe ntajya nambara imyaka 20 ndi kwita ku bana banjye ariko rwose sinkubeye bari kundeba mari iyo myaka rwose ariko nkaba ndi kumwe n'iki cyangwa se nk'abakozi mukorana harimo umukozi umwe ugiye kuzakugambanira akakuroga sibyo ko wapfa hogira ngo upfusiga abana bawe no kuzukibana n'abana bawe mu rugo uwo muntu atabonye uburyo akuroga nakugiye n'ishyari dore kamashyari yateye urumva ikiza ibyo bintu mubishye ku muzana mutubwire ikintu kibuza kugira ibiro byinshi uzi ko ari n'abantu Imana ireba ikavuga ati mu kazi rero aho umwana wanje bagiye kumugirira nabi kamuteza uburwayi ararwara icyumweru mu rugo noneho atajya gukora mu mujyi aba gucuruza mu mujyi batamusanga bakamurogerayo haba hehere kamuteza uburwayi aramarana ibyumweru 2 hanyuma nta kibazo azahomba ariko nzahana azahombokera Imana azungukira kazahombokera ahantu azungukira azabonera inyungu urumva nzana azabonera inyungu ikemere ibyumweru 2 ukabikubita uraho ngaho umuntu akaba yavuga ngo none se ngo Mana we ngo weremeye ngo urarwara nanahombye kandi narafasha nibi Mana urampora iki ubyo kuri Mana hari ibintu iri gutegura bidasanzwe ahantu zahombokera Imana ibihareba nibyo ariko David muri minsi niteguye imijugujugu y'abantu ariko nanone hari ibintu Imana igiye gukora bidasanzwe buriya David Imana yanyeretse yaje kunyereka TikTok bantu musenga kuri TikTok basengere
uyu mugabo witwa Hakimu, Pastor Hakimu, Imana imukure mu maboko y'umwijima, ko nabonye yiyahuye. Hakimu Pastor Hakimu nabonye yiyahuye, ngenda mutabariza mvuga ngo Imana imukure mu maboko y'umwijima, kuko imbaraga z'umwijima ziri kumukoresha kandi nawe akemera kuzikorera. Kuba ari kwemera gukora imbaraga z'umwijima rero, izo mbaraga z'umwijima nizo zigiye kumutera kwiyahura no kuba yajya mu bintu bya akaba ubuzima bwe bwagenda mu buryo bw'amarabira cyangwa akaba umusazi. Rero nge ndimo ndamutabariza bantu dusenga. Yakunda kuvuga ngo burya uwaruhagaze. Pastor Hakimu uyu mwaka ugiye kumubera umwaka w'umuharavumba w'umushaririye, kandi abadayimoni ubuzima bwe bafite ubuzima bwe. Kubera iki? Hari imbaraga za Satani yagiranye nayo amasezerano, twe turimo turatabaza tubwira ijuru n'abandi bose basenga. Birashoboka ko abantu barankubitiye imijugujugu cyangwa bakantera amabuye, ariko oya ntabwo kubita imijugujugu. Oya nta kibazo, ngera byita ntabwo kubita imijugujugu cyane ko buvuga kandi abari Imana ikubwiye ngo uvuge icyo kintu. Buriya hari abantu benshi asa nkaho nawe yatambye. Ibi ndabivuga mbihagazeho neza cyane kandi nyobe n'umwuka w'Imana. We yatambye. Umuntu wese yasengeye, umuntu wese arambura ikiganza, umuntu wese asengera ari mu biganza by'umwijima. Ukamusengera niko kumushyira mu ruzitiro rw'abantu yigaruriye Satani ashobora gukoresha. Rero ndimo ndatabaza mvuga ngo bantu dusenga, dusengere abantu Hakimu yarambuye ikiganza bose akabasengera, ndetse n'abantu bose bagiye kuri platform ye ngo abasengere. Abo bose bivaneho imbaraga z'umwijima, kuko hari imbaraga z'umwijima yagiye guhaha ahandi hantu. Ibingibi ndabivuga mpagaze nshize amanga. Ibingibi naho napfa nabivuga nizeye Imana yo mu ijuru, kuko akoresha izo mbaraga z'umwijima. Ariko ndifuza ko dushobora gusenga Imana igasenya ibihome, igafata ubugingo bwe ikabuhindura buzima, ikongera ikamurema bundi bushya. Ndetse nabo yatanze mo nk'ibiguzi by'abadayimoni, kuko umuntu wese asengeye ntabwo ahita agira amahoro. Aho kugira ngo agire amahoro, ahubwo agira ate agira ibyago ndetse no kubura amahoro. Kubera ko nawe ubwe buriya nagiye kubona mbona kwa kuntu umuntu agenda ayoborwa n'umutima, ariko we nta mutima agira, agenda nk'igipampara. Ariko ku isi y'umubiri akaba ari umuntu ushobora kugira kwihesha amahoro, kugira ngo abantu batagira ngo aragira ngo iki. Ariko ku isi y'umwuka ntabwo ahari. Rero turakenera ko Imana ifata ubugingo bwe, n'abantu bose dusenga muri rusange. Ndimo ndatabaza umuntu wese ufite kwizera no gusenga Imana, hanyuma tubwire Imana idufashe kugira ngo ize gufata ubugingo bwe bwanyanyagiye bwongere bube buzima. Yego. Hanyuma n'abantu bose yasengeye, haba kuri TikTok ndetse n'abandi asengera mu kanisa, abo bantu barafatiriwe. Nibadafata umwanya ngo besenge, banamure kuri hakiri kare, akaga karabaye. Kandi inyenyeri ye Pastor Hakimu nta nyenyeri afite, yarazimye, byararangiye, ari kuyoborwa n'imbaraga z'abadayimoni. Ibi ndabivuze mwagira gute? Nkunda kuvuga ngo na Rusoferi kuva mu ijoro hari abamarayika yamanukanye bo nabo bazi ko ari mukuri. Ubu ngubu rero hari abantu bashobora kuba bamukurikirana, hari abasenga, ariko kubera ko Satani yagize gutya akabahumisha, ibyo byose ntibashobora kugira gute kubibona. Biteye agahinda kugira ngo umuntu w'Imana wuzuraga mwuka wera ayoberwa undi muntu wuzuye mwuka wera, umuntu w'Imana. Aho ku muntu wa Satani akaba ari wamenya ko ari umuntu w'Imana, agashaka kugira ngo amushyiremo imbaraga z'umwijima, amukontorore, agire gute amukoresha. Rero timu y'abadayimoni nyaboneka musenge kugira ngo iyo timu y'abadayimoni ye itsindwe. Abantu basengera kuri TikTok aho muri hose, ndimo ndatabaza wowe basengeye Pastor Hakimu akagusengera, uzahura n'ibyago. Uyu mwaka utararangira, ntabwo bizagira mu kwezi kwa 9 Imana itaragaragaza ikintu cy'ukuri Imana yavugiye aha ngaha. Ndababwiza ukuri kuyampamagaye, igiye kumukubita inkoni idasanzwe. Niyo mpamvu ndivuga ati nyaboneka Imana itarakubita inkoni, atarahura n'akaga gakomeye ndetse n'urupfu rurimo cyangwa gusara, nta cyiza na kimwe kigiye kuza kuri Pastor Hakimu. Ni imyaku, ni agahinda, ni ukwiyahura cyangwa se gupfa. Rero ntabwo intama ishobora gupfa gutyo gusa
kandi yarigeze gukorera Imana. Iyo bavuze ngo kwigera gukorera Imana nuko warigeze ujya mu murongo muzima. Hanyuma wigeze kujya mu murongo muzima, Satani akaguprofita, agukorera ibirenze ibyo wamukoreye, akakubabaza bidasanzwe. Nyaboneka mureke dusengera Pastor Hakim, nawe yaramburiye ikiganza umunyenga ubuzima, haba wowe n'abawe, ubuzima bwaranyanyagiye. Rero nta kindi gishobora gutuma wivanayo. Fata ibihe by'umunsi umwe, ntabwo amafaranga ashobora gutuma ugira gute. Fata ibihe by'umunsi umwe basi, ni ubwira Imana ngo Mana, mvana mu maboko ninjiyemo ya Satani, mvana muri ayo maboko, ndakwinginze yamvanemo. Hanyuma nuza kuryama, ikimenyetso uraza kubona nuko nujya kuryama nijoro hari ikintu uraza kubona, icyamubuta umunsi yose kabubona bwahuye na Pastor Hakim, nuko uraza kubona ikimenyetso cy'uko ibyo nkubwira ari byo, akwiriye gusengerwa nawe aboshye kandi afite imyuka mibi. Kuko we mu kuvuga ntabwo asohora umwuka wa mwuka abantu bo bagira, ahubwo ni umwuka mubi usohoka unyanyagira hirya. Yego. Hanyuma ubwo ameze nyine ubuzima bwe ni umusazi, ni nk'umusazi, agaragara nk'umusazi. Imana irashaka kugira ngo bantu musenga, dusenga muri rusange, turatabaza kugira ngo Imana imufashe. Ikindi kimwe naje kubona kindi, yego, Imana yagiye nzengurutsa mu macano atandukanye. Imana aje kumbwira ngo mbwire uyu mugabo bita Plaisir, murambabarira bantu b'Imana muze kunyumva neza, ngo uko iriya zaburi ye, iriya cano ye imeze nkaho umwubatsi ashobora kubaka amazu ariko agakodeshamo abapfumu, agakodeshamo imyuka mibi, agakodeshamo n'abantu bazima basenga. Biza kugereranwa nuko Imana aje kuma ikigeranyo nkuko we afata yakiriye abapfumu ndetse yakira n'abantu b'Imana. Kandi iriya urusengero rwe karagatutike Imana yamuhaye, nuko arako kwakira abantu b'Imana, atarako kwakira abantu bakoresha imyuka mibi. Hanyuma naje nguhabwa ikimenyetso gikomeye ko Imana aje kumbwira ngo umuntu wese uraza kureba ikiganiro ahangaha azasanga abapfumu yakiriye ngo nabakozi b'Imana. Nabo ndimo kuvuga ngo nawe ni ukumusengera, kuko amaso ye arahumye. Mbere yararebaga ariko basigaye ahumye, asigaye barwa n'isa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu yakira abapfumu atabizi, abantu b'Imana bakaza nabo bakagira gutyo, ariko ntabwo wabugiye gutambutsa ijambo ry'Imana ngo uvuge ngo wabugiye gutambutsa ijambo ry'Imana ngo uvuge ngo uyu nguyu ngo ntaze n'uyu nguyu ntaze. Ijambo ry'Imana ukajyaho gatambutsa kugira ngo nibure wenda zirambaraga z'umwijima ziza kugenda zisinzira buhoro buhoro. Ariko noneho byarangiye atacakira abantu b'Imana, yakira abantu b'imyuka mibi n'abafite ifeza nk'izo Hamani yatanze agiye hehe kwa Elisa. Rero ikigero Imana yaje kuma gikomeye nuko umuntu wese, bamwe muri bo bagiye kwa mbere bikimeze neza, ugahamagara abantu bagiye kwabwiriza nta kibazo wagiraga. Ariko ubu tuvugana ugifungura ikiganiro, nuzahamagara umukozi igikoresho cyahanyuze cya Nyabingi, ubu ngubu ngari kubwiriza ngari kugira gute, nuko uzahita ubura amahoro, ukarara ugushigagurika. Ubu ngubu hari abantu bahamagaye abantu bagiye kubwiriza kuri zaburi nshya, bafite imyuka mibi, wamuhamagara imyuka mibi kagukubita, imyuka mibi ukarara nabi, aho kugira ngo ugire ihumure kuko wavuganye n'umuntu w'Imana, aho ukarota uri mu rimbi, ukarota uri mu myuka mibi, ukarota uri ahantu habi. Ntabwo tuje kwangisha abantu iriya cano ya Plaisir, zaburi nshya, ntabwo tuje kwibangisha, ahubwo turi kuvuga ngo tumusengere kugira ngo Imana yongere ikore ku jisho rye, yongere arebe. Muri imbere avuga ngo nkozeho ikara ry'umuriro, Mana yanjye tegeka ubu kandi mwami ndi imbere yawe. Rero Plaisir ni musengere, nawe ashobora kwinjira mu bihe bitari byiza kubera ko yemeye yuko Satani yinjira mu marembo y'urusengero. Haranda hita kari urusengero, ndahita kari inzu y'Imana, kuko ni iyobokamana nyine, nibijyanye n'inzu y'Imana. Rero mu musengere kuko agiye guhura n'ibihombo bikomeye, agiye guhura n'ibintu bitari byiza, nuko umusengera kugira ngo Imana igire gute, imutabare, Imana imurengere. Ndamusengera
bantu mu byumva rwose ndimo kuvuga ngo nyaboneka iyi mijugujugu nyine David avuze ngo ntacyo birantwara ariko imijugujugu oya nta mijugujugu ihari kuko akenshi iyo uvuga ikintu Imana igushyigikiye kandi arega nta n'ikibi kirimo iyo uri gusabira umukozi w'Imana mugenzi wawe we nka Pastor Kim nawe ni umuhanuzi wigeze guhagarara ariko muri iyi minsi Imana nk'uko ibivuze akaba atakigize ute atagihagaze neza nuko umusengera Imana ikamusubiza hehe musubiza ubuzima karute nubwo ashobora kutagira ubuzima bw'amafaranga ariko ubuzima bw'ubugingo bukaba buzima bukaboneka nicyo kibanze niyo tuvuze gutya ntago tuba duharaniye ubugingo bamwe ntago tuba duharaniye ubugingo bw'ibyisi tuba duharaniye aho bw'iki ubugingo ku buryo mbese n'ababyeyi n'umubyeyi wamubyaye yavuga ngo mana ushimwe kungarurira iki umwana wanjye simuzi umubyeyi we sindamubona nta nubwo ntegeye kumuvuga ngo mubone oya Imana nawe mutabara ahari aherereye hose simpaze aherereye Imana mutabare n'umuryango w'Imana batabare kwa Kim ariko kuko akibosha gutya ntabwo uriya Pastor Kim ashobora kuzashaka ngo byemere azahora mu kirere gutyo gusa akiboshye rero ubwo turatabaza ngo nugusenga Imana ku bantu bakunda Imana bakunda n'ijambo ry'Imana bakunda n'abakozi b'Imana yego bakunda ijambo ry'Imana bakunda abakozi b'Imana bakunda impuguro bakunda bumva nuko Imana ivuga no kumusengera wowe yaramburiye ikiganza uherereye hose nutiyarura vuba ubuzima bwawe bugeze mu kaga uzagira uti inzozi z'abapfuye byo uzakora byose ntibizagenda neza ubuzima bw'umwuka ubwo byararangiye ariko Yesu agarura ubuzima bwari bamaze kujya gute kunyanyagira hari indirimbo uvuga ngo Yesu ngarakiza ngarazura ngo nabari bagize gute ngo nabari nimba bari bazima ngakazura na arakora yego rero ubwo buzima bwawe bwanyanyagiye Imana igire gute ibugarure yego David twakomeza hanyuma no kuri Brazil nawe ijwi ry'Imana rimanutse ntago aba ari uko Imana iba yanze umurimo w'Imana cyangwa se ibigaye umurimo w'Imana yakuze habwo imubwiye ati garuka umunyabwenge tapfukama agasenga sinangombwa ngo abe yavuga ngo yampamagara sinangombwa kubikora ngenda musengera ndabikora kandi Imana ibi yabyeretse ngomba kubikora nkamusengera hanyuma nawe asenge anasabe ahamagara abantu yizeye avuga ati mumpe inkunga y'amasengesho kuko bitabaye ibyo buri Imana ikora mu buryo bukomeye ashobora no guhitabura kiriya kinyamakuru cy'akakibura burundu rero Imana ntabwo Imana yo nyine ikunda umuntu ugaruka vuba ijambo rambwa ngo nimuhindukira kandi mukagaruka nanjye niteguye kubahindukira ndetse no kubakirana imbabazi n'urukundo rero nabikora gutyo Imana izamuhagararaho natabikora ibyo byose bizamugeraho ariko twe turifuza ko Imana yamufasha ndetse kamutiramo umutima wo kwemera vuba no kwakira ibyo Imana iri kuvuga kugira ngo abyumve neza yego hanyuma ku bantu badukurikiye yino message imanutse ibivuze ngo twese dufata akanya dusengera abantu dukunda kandi dusengeye ku murimo w'Imana ugira ute ujya mbere apana gusubira inyuma atari nk'aba bantu baza bagasenya umurimo w'Imana oya habwo icyo tugomba gushyira hamwe no guharanira umurimo w'Imana kujya hehe imbere cyane hanyuma ino saha reka twigiye mu ijambo ry'Imana ngiye nkunda ijambo ry'Imana hano kuri Gonarike Plus ikindi icyo mbabwira ni ukwizera mugakurikira ijambo ry'Imana ariko nanone mwabanje kugira ute kwihanamukeza imitima yanyu turi kumwe n'umuhanuzi Inosa Imana kugenda imikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi abafite uburwayi ariko basengera bagakira ariko n'abafite inyatsi nabo biri kugenda neza rwose akabasengera bagakira cyane cyane iyo umuntu aje yizeye arega muneke mbabwire umuntu umwe yaranditse avuga ati twarasenze tubura iki ni Imana itagukorera wayubashye ese ni we mubyeyi wanze umwana we abamusabye umutsima akamuhibuye iyo ni ijambo ry'Imana bivuze ngo nitwizere Imana izadukorera byose Inosa ni kare ni ijambo ry'Imana yego turebe ijambo ry'Imana muri Obadiya igitabo cya Obadiya igice cya mbere umurongo wa 3 reka dusome kuri 4 twumva uko wavuga Bibiliya yavuze ngo Obadiya igice cya 4 Bibiliya yavuze ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri aho naho nzahakumanura ugwe hasi
niko Uwiteka avuga. Uhageze nawe? Naho watumbagira yego hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi. Imana ishimwe cyane. yego Rero bavandimwe inshuti z'umusaraba, ijambo ratubwiye ngo naho watumbagira mu kirere, icyari cyawe ukacyarika mu nyenyeri, aho naho nzahaguhanura. Bivuze ngo aho umuntu yajya hose, icyubahiro umuntu yagira cyose, Uwiteka yakimwambura. Haleluya. Iyo mwanya Imana irashaka kugira ngo ibyo wakora byose, ibyo wakwishingikiriza byose, fata Imana uyigire iya mbere. Uko watumbagira hejuru kose, icyubahiro cyose uko wacyubaka cyose, Imana uyigire iya mbere. David, kuba abantu banyizera bakavuga ati mukozi w'Imana, turakubasha amavuta yawe, niwo muhanuzi wa mbere, ni urugero, niwo muhanuzi ukomeye, nkitumbagira nkazamuka hejuru, Imana izamanura hasi, nzamere nkaho ntigeze guhanura, kamera nkaho ntigeze kuririmba, kamera nkaho ntigeze kubwiriza, kamera nkaho ntigeze kugira ikintu na kimwe. Niyo mpamvu umuntu wese usenga, niyo yahanura bikaba ejo mu gitondo, niyo yahanura akavuga ngo imvura igwe ikagwa ako kanya, niyo nagira gute, biduhe guca bugufiya. Bantu b'Imana, tugire twambara umwambaro wo guca bugufiya, umwitero wo guca bugufiya, umwitero wo tuwambare ku mutima, twambara umwitero wo kumvikana, twambara umwitero wo kuririra ubwoko bw'Imana, twambara umwitero wo kumva ko dukeneye ko Imana ari iyobora ubuzima bwacu, twambara umwitero wo kumva ko Imana ari igomba kugenga ubuzima bwacu, twambara asantele boshayini mande labone manda, twambara umwitero wo kongera kugendera hasi y'ibirenge by'Uwiteka, twambara umwitero wo kuyoborwa na Mwuka Wera mu makanisa, aho tujya hose, aho dusengera, twambara umwitero wo kuca bugufi mu kubwiriza, twambara umwitero wo kuyoborwa na Mwuka Wera mu buryo bwose. Imana ishimwe. Rero ni uramuka ufashe umwitero wo kuzamuka hejuru, kuba bumva kubwiriza uzi guhanura ugatumbagira, Uwiteka azakumanura hasi agushyire hasi. Ariko igihe cyose uzabikora uciye bugufiya, wemereye Imana ngo ikumanure, platform yose uzavugiraho ijuru rizagushyigikira, Imana izabana nawe kandi ntabwo uzamanuka nabi. Ariko igihe cyose uzazamuka ugatumbagira, ijuru rizakumanura kandi uzamanuka hasi, ndetse kongera kuzamuka kubyuka bizakugorana. Ariko mu izina rya Yesu ngusaba imbaraga yo guca bugufiya, ngusaba imbaraga yo kumvikana, ngusaba imbaraga yo kuririra ubwoko bw'Imana, ngusaba imbaraga yo kuririra umurimo w'Imana, topele side lamande boneva, ngusaba imbaraga yo kuzura Mwuka Wera, ngusaba imbaraga yo kongera guhanura bundi bushya, ngusaba imbaraga yo kongera kuvuga ijambo ry'Imana bundi bushya, ngusaba imbaraga yo kongera kuvuga amagambo yurutse imitima, ngusaba imbaraga yo kongera kuririra umurimo w'Imana no kwiyiriza, ndetse no gusubiza abantu intege mu bugingo Imana igukoresheje. Ngusaba imbaraga yo kuririra umurimo w'Imana ndetse no guca bugufiya, imbaraga y'Imana ndayigusabiye. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha, uhumure, mu ijuru hari Imana, wari uguca bugufiya, Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye, Imana igiye gukora ibidasanzwe. Wamaze kumva ijambo ry'Imana, watangiye ikiganiro, ukaba ukigeze amasaha, Imana iguha umugisha, Imana ikwishimire, kandi Imana ikurwanire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikirana kuri Rwanarike Plus, Innocent arakoze kutugezaho ijambo ry'Imana, ariko nanone arakoze kutugezaho ibintu byinshi twavuze, ibintu byinshi yatubwiye. Imana imuhe umugisha. Mwabantu mwe, usibye ko abantu muri iyi minsi turi gutakaza Imana ikiza, ariko haracyari abantu Imana igicishamo ibyayo, kandi haracyari abantu bagifuta ifuhe ku murimo w'Imana, ariko nanone bataza basenya umurimo w'Imana, harimo nka Innocent. Rwose Innocent ngenda gushimiye cyane, mu gihe abandi bari kuza bavuga ati dore baciraho umuntu iteka, ariko uri kuza ubwira abantu ati nyabone uyu muntu nubwo biri kugana gutya tumusengere. Yego, tubasengere cyane, tubasengere cyane n'ukuri. Yego, kuko niba umujura biravuga ngo Satani nta kindi kizana Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Kwiba amahirwe, kwica imigisha yacu, ndetse no kurimbura ubugingo. Ibyo nibyo Satani biba bimugenza. Rero iyo Satani abonye akaryango gato ko kwinjiriramo, aragaprofita
akaba yakoresha abantu basengaga bagiraga gute ugasanga uri kuvugwa n'umukristo kandi uwo mukristo yakagombye kukurengera akavuga ati yego ibi wabikoze ntago ari byo yahemutse yego ariko none se nuwo kujugunya nuwo guta yego birakwiriye ko tumugira gute tumuba hafi ibyo yakoze nibyo nta nubwo bari kumubeshera tera kamera uvuge ngo nyabuneka abantu b'Imana bari bahagaze Satani arabamaze none mwareka tugafata umwanya tukarira tugasenga kugira ngo Imana ikabarengera ikaba hafi ariko birababaje kugira ngo umuntu w'Imana arwanya undi muntu w'Imana David ntago byakagombye kuba bimeze gutyo agaserebura ngo nyirakana akayamwaye agaserebura ngo nyirakana tugende nko ku nkuru ya Solange imaze iminsi itambuka Solange birashoboka ko yawe yarakoze amafuti menshi pe turabye erega ntabwo ari marayika Solange no kubona umuntu ukambona ngo ndi marayika ntago ndi marayika ndi igikoresho cy'Imana nose n'umuntu nawe umufashe wo mukana nuko nawe akagwa ngo hasi agacika igisebe yava amaraso nk'abandi Solange ni umuntu nk'abandi bose yakoze ibyaha aragwa tubyemere none se niba none nuwo guta nuwo kujuguna none se Kariza we wamuvuze nta nubwo ari wenyine n'abandi none se nabo guta nabo kujugunya nukuri mwa kabyaramo ntago tubifurije ngo ibyago bibazeho ngo kwara ko wavuze Solange ngo nawe akaga kakugereho ngo nawe ibyo wamwifurije bikuze oya ahubwo turavuga ngo none se byabaye kuri Solange biramutse bibaye kuri Kariza byagenda gute byatunezeza none umuntu w'Imana byatubabaza nawe ni umuntu w'Imana ariko abantu kandi Imana yacunguye nawe reka nibariza abantu ikibazo kimwe tugiye kugana mu musozi kuko tugeze mwanya wo gufata nimero y'umukozi w'Imana ko umuntu wifuza kuzasengana n'umukozi w'Imana reka mbabaza ikibazo kimwe kubera ko abantu dushishikajwe no kumva ko umurimo w'Imana no kugenda ucika intege nyine ni kwa kundi shares z'abadayimoni nyine abadayimoni bahagurutse Satani yahagurukije abadayimoni ku mpande zose kuko umupagani namvuga ntago birumvikana neza ariko umukristo namvuga uhanura nibyo biraza kumvikana kuruta uko umupagani yamvuga ko umupagani mvuze bavuga ati nyine ari mu kirere cye bisanzwe ko abapagani barwanya abantu b'Imana bisanzwe ko abantu bakorera Satani basanzwe barwanya umurimo w'Imana kuko umupagani we nanihana azihana avuga ngo narwanyije umurimo w'Imana anabyemere ariko uyu muntu w'Imana wasenga usenga kubirwanya we bazavuga ati kandi se umuntu w'Imana uri umuhanuzi kurwanya umuhanuzi kandi se umuhanuzi bura nawe yabyeretswe bura nibyo sibyo umuntu wasengaga Kariza twabanaga muri groupe nyine yo kwa Kimanuka hari zo kwa Solange ndahari yo zo kwa Kimanuka Kariza turabana urumva rero bashaka kuvuga ati Kariza nyamara twabanaga no muri groupe nyamara menzi ibyo ari kuvuga ari byo nyine bagahita babishiraho bakabishumangira ariko ntago byari bikwiriye pe ariko Kariza ntibamutera amabuye Solange ntibamutera amabuye aho ko basenga bavuga ati Mana ko none ko umujuro yinjiye mu ntama ikirura ko cinjiye mu ntama Satani katwinjiranye biragenda bite kandi Satani ntago azakoresha igiti azakoresha abantu mbaze kino kibazo tuhita tugenda nyuma ngiye kukibaza abantu badukurikiye mutubwire niba koko intama zari ibisamo byari bivanze irondo ryivanze n'ibisambo irondo ryivanze n'ibisambo ibirura bikivanga mu ntama koko dusenze Imana inaniwe kubyicagurira ngo bamwe bagwishe babwira ati mube mugiye hariya cyangwa se hari ukuntu Imana yigisha no gufata umuhanuzi uri kuyobya abandi ikaba yamweza no muri gereza ikaba yamujyana no mu kindi gihugu yanagera muri gereza akihana akagaruka akavuga umurimo w'Imana dusenze Imana ibyo bintu Imana irabinaniwe mumanze mumbwire Imana inaniwe gufata abantu bayo kugira ngo bayobye umurimo w'Imana ikagira no bino bintu baza Imana ngira abanitse koko Imana ibuze ubundi buryo itabanje kwanika umurimo wayo Imana ntago yanika aho ko Imana iracyaha niyo mpamvu rero basi nk'abakozi b'Imana buriya hari amabwiriza igisirikare kigira njye sindi umusirikare sinigeze no kuba uri kunda bakunda ni ukuvuga ngo umusirikare ku rugamba gahunda ni ebyiri kunesha umwanzi urumva paka bakageraho bashaka kugera kabiri nta gusiga umusirikare mugenzi wawe mu gihe yarashwe no mu gihe yahuye n'ibibazo n'iyo byari igikomere rwana mpaka umuheke umukure mu maboko umwanzi wacu rero ni Satani n'umwanzi wanyumva ntabwo aba bantu umuntu ufite inyama n'amaraso turi kumwe David niyo umuntu yanuka akagira gute uwo si umwanzi wanjye ni Satani wabimuteye kugira ngo abinkore sibyo rero gahunda ni imwe niyo kugira gute duhekana ubwo twese turi ku rugamba nukuri Solange tumuheke yarashwe ku rugamba tumuheke ndetse n'abandi bameze nkabe twavuze ba president ba Kimu n'abandi
benshi tuzagaruka kuvuga ngo nje ndimo gutabaza kugira ngo dusengere abantu, ndimo gutabaza ni mu byiciro turimo turugutabaza. Imana ninyemera tuzagaruka hari n'abandi ndimo gutabariza kugira ngo tubasengere amasengesho bakeneye yihuse cyane. Buriya ngo kwa muganga indembe nizo baheraho batiteye ko wazindutse. Ushobora kuzinduka kuri kwa muganga ariko babona indembe bakavuga ati ngo ni yinjire. Rero niko binameze. Reka dusoze nta kibazo, reka dusoze ino saha kuko kino kigano tugikoze twagereza nejo mu gitondo, ahubwo reka dusoze kugira ngo tuze kukereka abantu hakiri kare nabo baza gusinzira bamaze kukireba. Hanyuma tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe ino saha, nkuko nabyemereye abantu ko ndibuze ko kubaza nimero yawe turi gusoza ikiganiro. Ni karibu na nimero yawe. Yego, nimero yanjye ni 0788 25 088 hanyuma agateranyo 250 ndi Bugande cyangwa urwota amasimbi, agateranyo 250 788 25 mani bawo umugisha. Hanyuma reka tugushimire cyane ku bantu badukurikiye, nabo reka tubashimire abantu bahere ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tugezeho, turabashimiye cyane. Hanyuma na Innocent nawe turagushimiye ko yemeye kuza kutuganiriza. Ariko tunibutsa abantu mutarakora subscribe, byabiza mukoze subscribe ngo tumeze tumuryango mugari. Ikindi nuko mugomba gusharinga inshuti zanyu mukunda, mwifuriza ibyiza ko bagerwaho n'ubutumwa bwiza, cyane cyane musharinga kimwe na Zaburi nshya Brazil. Kino kiganiro mukoresha ibishoboka byose no kuri TikTok bafata utuntu duto badushyireho rwose, badushyira ku bantu bakunda umurimo w'Imana basengera kimwe ndetse basengera na Brazil. Bana abantu b'Imana kandi Imana ifite impamvu yatumije bura bakorera umurimo. Bana abantu b'Imana, abantu baze kudutera amabuye ngo bavuge ngo kimwe ngo yaguye kera ngo niki niki, ariko na abantu b'Imana. Hanyuma Innocent ni karibu n'isengesho kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, tela dome la nokia menda besaive la lantre do pela shai do ki la montala bini mamboti bela boshai rode saive lantrob la hando kita la bini mnahanda le lanto sivera do ki abelema do le bosaidi hando shaivo lantoble santre de ki a jomeni hande kelm la haido mi eva adopi imala chantrebe lipro belasi im la haido vi enemanda tala metele boshaim na hai olebo prede vande kia shandeba no meya ndovi la kuta bile saidim na hai do shim na hai. Amen. Amen.